nabonye Scovia ari we muntu wabivuze ati gute niba idini ni iryacu turasenga ndi umukristo gute uza kunyishyuza icyo gipapuro kikishyurwa kandi ndi umunyedini ninkozamo igitsina mu cyawe ibyaha byose urabibarirwa umwuka w'abadayimoni kandi biriho cyane yandi magambo uri bifite akazi gakomeye cyane katanoje nuko abantu bagiye bahemukirwa muri ubwo buryo bakabigumana mu mitima nibabishyire hanze pastor bari gufungwa bari benshi shimiye anko ba anti shimiye mama papa umwambitse ingofero ariko kwibagirwa umuntu waguhetse mu buryo bw'umwuka kandi uwagurutse umuhanuzi wakureze waguriye imisozi wagusengeye amanywa n'ijoro kandi waramuhaye icyifuzo wagiye utabukwe bw'abarokore harantu wabonye umuntu yiyamina avuga ati hahaguruke mama naka mama bebe yaransengeye warubizi ko ushobora kubyara abahanuzi ukaba warabyaye umuhanuzi utazi ko ari we yego birashoboka hari igihe umwana ajya agenda mu nzu hanze agaca ibibabi akabizana ngo mama ngakira amafaranga agafata buriya ubona abantu bitwa inda cyangwa indangamirwa ni abantu Imana ikunda ni abantu Imana itoranya ni abantu bagira umutima mwiza Yesu aza mu isi yakundaga indaya ari umugore umwe ngiye kuguha amakuru yuzuye ari umugore umwe kuba uyu muhanza ni umugore wasambanye ubundi wamusambanyije ninde yego mubaze ari indaya n'abakiriya benshi nabaye abenshi baba ari abakiriya none kuko kenshi dutera indaya amabuye ariko zifite abakiriya tukabihorera mama bebe ndinde wo kugucira urubanza ndinde wo kubona kutazabona Imana ndinde wo kubona kutazabona ijoro kubera icyo abantu batakaje ubu umuntu ahubwo tukara duca Imana ndabasuhuje kandi bifurije ikaze bakunze bampoza stories muri kumwe nanjye Fosette mbere na mbere mbanje gushimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe abantu musharinga ibiganiro byacu like comment zanyu zose turazibona ni ukuri kandi ndagira ngo nsabe umuntu utarakora subscribe hano nicaranye n'umuntu ukunda kuvuga ijambo ngo umuntu utagwa subscribe ntago yakugaburira saa sita hari Andi subscribe uvuze ku kintu cya subscribe nekereza ko iyo umuntu afite urukundo kuguha subscribe ntago ari ibintu birenze ntago yatwara igiceri cya veni yatwara igiceri cy'icumi gukora gusa hari umugore avuze ngo ukora hasi icyo tubyihore akora hasi ko kazongera de na comment ngomo ariko ni moza stories ariko nawe mana moza mana ayi nacyo akunda gutebye cyane nacyo nuko so rero ni mukore subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kandi ndabizi neza yuko muzaryoherwa so uyu munsi nakiriye umutumirwa udasanzwe nago mbe njyenyine murabimenyereye so nagira ngo nago ndi bumwe introducing kuko afite uburyo bw'inshaka ko aza kwivugamo kugira ngo atwibwire neza turakwakiriye kuri Mpoza Stories ujye mvuga se ko nubwo umugabo yivuga y'umugore amvuga oya genda kubwiye wivuge hanyuma nitwa Samson burindwi hanyuma ndo wa karindwi mu rugo iwanyu yego ngira mushiki wanjye witwa burindwi yego ngira mushiki wanjye yitwa Nyiraminani nanjye nkitwa burindwi ubwo ndo wa karindwi rero okay iwanyu muri bangahe se ubwo twavuze turabana 8 kuri papa hanyuma papa arapfa abandi yego abandi babiri batatu nabo barapfa dusigira turi batanu icyo akora nyuma mama ashaka undi mugabo abyara abandi bana batatu ubwo mama yabyaye imbyara 11 seri yagakoze respect mama Imana ishimwe hanyuma ndishimye cyane ko mudutumiye mukatugirira ikizere kubana namwe n'umugisha ukomeye ndetse n'abakunzi banyu hanyuma nukuri dusuza abanyamurenge hano bari abantu bacu uko nyine abantu bari za Canada abantu bari za Amerika za Masisi za Munembwe iyo ngiyo kure nyine hanyuma ni abantu bacu bitewe n'ibintu Imana igenda ikora aho rero turabasuje cyane twakiriye abantu bose abarundi tubaye ikaze abashingantahe haryo umukobwa yitwa ngo iki umukobwa nabonaga ari umushinga ntahe se oya mushinga ntahe se ni umugabo se ngenze ko bose muri rusange bita abashinga ntahe nta kibazo abanyakenya abantu bo muri Uganda abantu ba Uganda mu Uganda nubwo tutaruzi ni ruto
Mukama abane namwe niko bavuga se ntabwo nzi ikiganiro Mukama bazigwe sabo mosisotia bazigwe nyabo bazigwe sebo tunabakunda sana tunabapenda sana mu Giswahili abanyarwanda abatanzania abanyarwanda mwaramutse tunabasalimia sana watu wa Tanzania reka twakira abantu bumvira ururimi rw'ikinyarwanda baba diaspora ibusha abantu bari za Canada abantu bari muri Amerika genda basuza yego nuko kw'Imana abantu bari mu Bubirigi abantu bari mu Burusiya we no mu Burusiya ugerayo wowe abantu bari muri Israeli ureta wiyumva ndagusuhuje muri Israeli tuziranye yego presa nuri no kamera iri kocwa n'izuba hanyuma abantu bari muri Israeli turabasuje cyane hanyuma reka tuze kwa no mu Butaliyani we no mu Butaliyani iyi mu Butaliyani komera yisi se ko nta Gitaliyani nzira ese mubaza maze kugenda ibihugu bingahe no Burundi waragiye muri Uganda Uburundi u Rwanda n'Ubuganda ese unjye nagiye muri bihogora maze kugenda bingahe samuri rugendo ntago iyobokamana wirirwa uvuga ntago wabataragiye ariko Imana ejo bundi navuganye nayo irambira ngo ngiye kurira indege mvuge ijambo ry'Imana hanyuma ntago meze kujya ahantu kuri ni Bugande nagiye gusenga ahantu hitwa za Mountain Uganda Proma Mountain ndagenda ndasenga yewe ni Burundi nusi sinumva tunganya waragera muri Kenya se muri za Kenya Tanzania sindajya ariko mfite ubutumire bamaye ndenda kujya gutekora igitaramo cyo kubwiriza ubutumwa bwiza nganyumvira noneho rero Imana ishimwe icyakora ndi no kwenda kwerekeza muri Canada no mu Bubiligi mfite naho ubutumire abantu bari gushaka ko nzajya kuvuga Imana hanyuma ni byiza Imana rero abantu tubahaye ikaze turabakunda cyane kumwe na Samu umukozi w'Imana ndicombo cagwana chombo chagwana bishaka kuvuga mu Giswahili ni igikoresho cy'umwami chombo chagwana yego chombo chagwana hanyuma ni igikoresho cy'umwami ndi umukozi w'Imana ndi prophet urakoze oya abantu bazaga kati kameraman agomba kuguma kameraman azaga kati imvugo buri maruko njya mvugo buri hanyuma reka mbabwire ngo nitwa Samson prophet umukozi w'Imana ndavuga ngo ndi umukozi w'Imana sindi umukozi w'abantu yego iryo jambo mvuze rirajimije hari igihe umuntu agwa bitanu kagira ngo yakuranguye akirirwa gusengesha umunsi wose kugeza nimugoroba agusengesha gute se kuko mukirirwa na kamera nk'uwakuranguye uri kumusengera se yego kamera nk'uwakuranguye kubera 1000 bingahe 5k yaguhaye ariko ikiro gikomeye ukoreye Imana kandi aho kugira ngo utinde ku bantu utenda ku Mana ko utinze ku Mana iragutunga itinze ku Mana kubeshaho ariko mbwira abantu ko ubuzima budafite Imana nta buzima guhanya umunyamurenge aravuga ngo nuguhanya harakane kana umunyamurenge yavuga ngo ndahumaniwe maye ngo ndahumaniwe Imana we nanyi njya ngenda numva nkunda ikinyamurenge nkunda abanyamurenge nkunda igisirimba nkunda abayumbe nkunda abantu b'Imana nawe ujye bakunda mu izina rya ariko ko nawe umeze nk'umunyamurenge ako ndi umuntu w'Imana we nawe komeze nk'umunyamurenge maye ni inshuti zanjye aho da yego nacu tugenderera mu kiganiro no twinjye Samson rero turakwakiriye mu kiganiro cyacu twakwakiriye kuri Moza Stories wakoze kandi kwemera kwitabira ubutumire bwacu so rero Samu bimeze bita makuru iyi minsi mu ijambo ry'Imana bihagaze bite turi kubona insengero barasenye bangera bamwe barabemerera turi kubona abapasiteri ngo barabafunga ngo kubera ngo umuntu ngo aragusengera ngo wambara ubusa kugira ngo agusengere tubwire bimeze bite nge ntago nkora cyane mu ijambo ry'Imana ariko nkunda Imana so ndagira ngo nabakunze bamoza utubwire bihagaze gute Moza Stories ndabakunda cyane hanyuma mbabwire ko n'umuntu wakunze Moza Stories Imana impumugisha mbabwire ko nahantu uzasanga ubuhamya hano uzasanga ibintu byabaye ku bantu story yabaye ku muntu nyayo pane bya bindi basiga umuntu igitunguru akarira nubona umubyeyi yareze kuri Moza Stories uzamenye ko ari ibintu byamubayeho ubwo mbaye sinkore cyane sinkore subscribe cyane urayimaye kandi nibwira abantu niba do subscribe batinze Imana radosabtu n'abamarayika Imana yakoresha n'ibiti n'amabuye ariko tukabona subscribe Imana yavuze ngo bibe biraba kandi mbwira abantu hari abantu bajye baduca intege bakatubwira ko tutazagerayo tubabwire ko kugeraho turahafite ni Imana igambiye kukugeza ahantu umuntu ntahantu yakugeza icyo kuri Imana yakoresha umuntu kugira ngo igutabare ariko hari igihe abantu bwabo badashaka ko dutera imbere bakaduca intege abanyarwanda aho tuva tukagera ugahereza umuntu link umva
akayireba cukwi habe na reaction none ari nunyuraho agahita asiba akadiretinga agahita asiba atanashatse no kubireba twizanye kuri kuki abanyarwanda tutagira urukundo ntarwo hanyuma usanga umunyarwanda ucuruza inyanya yego akubwira ati reka mbanze curuza zawe nishaka zibore ariko njye hari abantu batatu nkunda batatu uwa mbere ni umugaturika ukijijwe neza ntabwo nzi idini usengeramo kabiri nkunda abasilamu bagira urukundo barafashanya cyane nibyo ibyo nanjye ndabyemereje na kwijana ikindi cya gatatu abayisilamu ni urukundo nkunda abantu babasinzi kubera mbaza ndumurokore kumvuzira ijambo abankurikiranye mu bimenye nta nzoga nywa sinshaka n'inzoga kuko ngira no mu mutwe horoshye ndakira nk'ubushira bwaransindishaga ariko ikintu mvuze ni iki ngiki nta musinzi unywa itabi adaye mugenzi we nibyo ntabwo nibyo nta musinzi wanywa icupa rimwe ngo abure kugurira umugenzi w'icupa ariko kubona umurokore waguze fata kongera undi murokore mugenzi w'ifata biragoye ariko ngaho nyumvira ryajwe ryo kubwiriza risa rimanuka yego hanyuma rero wari uvuze ngo mu murimo w'Imana ni ubunyerere cyane rwose ni ubunyerere ariko nubwo bwabo ubunyerere n'imiryango yabo umuririmbyi yararirimbye yaravuze ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka azabe haleluya rero urufatiro rw'Imana ruriho nubwo abapastori bamwe bagwa abahanuzi bamwe bakagwa ariko data aracyafite abantu amen ujye ubyara yego urubizi ko ushobora kubyara abahanuzi ukaba warabyaye umuhanuzi utazi ko ari we yego birashoboka hari igihe umwana ajya agenda mu nzu hanze agaca ibibabi akabizana ngo mama ngakira amafaranga agafata ipapuro ngo mama akira amafaranga keshi umwana abagwanuriye utabizi wow okay yego nese umwana kubwiye ati mama uzabona ibifaranga byinshi n'umuhanuzi uwo n'umuhanuzi aba ari mwiyerekwa kuko abana nta cyaha bagira icyakora abana bagira icyaha cyitwa inkomoko Adamu na Eva tuzakigaruka mu kindi kiganiro tumenye ngo cyakiza inkomoko cyaturutse yego urahazi oya ntago mazi ariko mana we hanyuma mu murimo w'Imana abantu bakomerekejwe n'abera b'Imana n'abahanuzi n'abapastori ariko Yeremiya yaravuze ngo ninjye muhanuzi usigaye Imana iramubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali iryo nawe urarizi cyane rwose mu yandi magambo Imana yashatse kubwira Yeremiya yaramubwiye ngo wikwishyira hejuru guhamagara ndacyahamagara gutoranya ndacyatoranya uyu munsi ndi kubwira abantu ngo abantu nibiyoroshye imbere y'umuntu harundi cyane uranyeneye ndagukeneye unyeneye kuri Moza Stories mukeneye kuri Yubahe TV yego mukeneye ku Mashimwe TV nkuko nawe wankenera mu rugo warwo ukamamagara uyu munsi wareba ikiganiro cyanjye ejo ugakenera isengesho nangwa n'inama yava muri mama ndeharya mama Briera mu yandi magambo buri muntu wese akeneye undi cyane bazakubeshya rero mu murimo w'Imana nubwo bizaba ubunyerere ariko data wa twese aza abantu be amen nubwo abantu b'Imana bakomeretswa hari abantu bakomerekejwe n'abahanuzi cyane hari abantu bakomerekejwe n'abapastori yego uri kumva neza ariko nakubwira ngo Imana yakomoye umubabaro ikagukiza agahinda washaka icyakubabaje ukakibura cyane urakoze ndi umuhamya ntabwo abahanuzi bose bapfiriye gushira nta nubwo abapastori baciriye gupfa kandi ntabwo abahanuzi bose ari ab'ibinyoma yego ahubwo abantu kuri prophet uraza kubitubwira ndi umuhanuzi narahamagawe naratoranyijwe ndicombo cagwana nabivuze yego kandi Imana imamagara nawe yagishije inama na mama wambyaye ankura mu nda ntabwo Imana yamubwiye umuhamagara nzamagara yego Imana yabwiye umugabo witwa Yeremiya arambwira ngo nakumenye kera utaravuka ukiri urusoro mu nda ya mama wawe aho da mubaze ari mama wa Yeremiya na Yeremiya ubwo mukuru ninde ubwo se kasubiremo yaramubwiye ngo nakumenye mbere utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ubwo mukuru ni Yeremiya kuko Imana yari izikazaba azabaho imucishije muri mama wiwe abana wabyaye Imana yari ko bazabaho ibacishije muri wowe ndanjye uyu munsi ukaba witwa mama bebe yego ariko ikibabaje mbwira abantu badukurikiranye ntabwo Imana iba mu ijuru nyuma y'ibicu nta nubwo ikuzimu ari munsi y'ubutaka ikuzimu ni mwisi no mu ijuru ni mwisi ikuzimu ni mwisi yego guteze
Warasobanukiwe na oya aho simpasobanukiwe ikuzimu ni mwisi gute kandi sobanurira abantu badukurikiranye nawe Imana aravuze ngo genda wasi ubonye iki ishyano kuko umuba kumanuki Yobu Bibiliya tubwira ngo umugabo witwa Yobu Bibiliya ijambo ry'Imana haba ngo Satani yije agenda agazerera mwisi ngasanga umugabo witwa Yobu ngo amurege ku Mana aramubwira ngo urareba Yobu ukuntu atungani wafite ubutunzi bw'isi ubundi yabuzwa gutegwa kiranuka Imana ari mwirasi irambwira ngo genda utunyaga ubutunzi bwose ariko ku bugingo stop umuntu yaba ari indaya ariko ejo Imana izamuha agakiza kamubwira ati nacyo Satani nubwo uri kumushura mu ngeso y'uburaya ariko ejo azakizwa buriya ubona abantu bitwa inda cyangwa indangamirwa n'abantu Imana ikunda n'abantu Imana itoranya n'abantu bagira umutima mwiza n'abantu bakunda gufasha cyane Yesu aza mu isi yakundaga indaya ari umugore umwe ngiye kuguha amakuru yuzuye ari umugore umwe ngo Yesu yigeze aza ngaho asuka amavuta ku birenge anaguza umusatsi we ntabwo ari direde mwiza n'umusatsi ariko nanjye ni umusatsi nuko nawe uziritse ni umusatsi hanyuma rero ngo noneho ngo Yesu ngo amare ngo kugira ngo mu nzu kwandi wari kwa Simoni ngo nuko ngo noneho ngo amare kuhagera ngo nuko umugore araza mumena amavuta ku birenge amenya agaciro ka Yesu ngo arunama amuhanaguza umusatsi ngo baravuga ngo ubona ukuntu upfushije amavuta busa ariko abantu dukunda ibintu mawe dukunda ibintu ntago mbiza ariko ibi bintu byose birashira ariko igifite agaciro no kumenya Imana cyane hanyuma ngo Yesu arambwira ngo yaba mwari muzi icyo akoze we muri kubona ko akoze ibitari by'agaciro ariko byonyine kuba amennye amavuta akayamanaguza ubugingo arabufite none igitangaza mu barokore cumbikiraho ngeze kugira ngo ukomeze wenda tuganire ku bindi wagambiriye ko tuganiraho navuze ngo Yesu yaje akunda indaya akunda abantu babajura ku musaraba hari bisambo bibiri icyavuze ngo ndabyemeye cyagiye mu ijuru icyabihakanye cyararimbutse nibyo yego nibyo hari n'umugore umwe ngo baherutse gufata bamaze kumufata baramukubita ngo abura gato ngapfe baramubwira ngo tika tumushyira itegeko rya Mose ravuga ngo nidufata umuntu yasambanye tumutera mu buyapfa ngo bamugire imbere ya Yesu ngo arabareba abafarisayo areba abasadika yareba baki ngo wambaye amakanzu agera ku birenge ngo noneho ngo arabareba baravuga ati ariko kabaga bari ibihoni munyamurengero ngo ni ibihoni ngo ngayi noneho ngo arangije ngo aravuga ati noneho rero kuba uyu muhanza ni umugore wasambanye ubundi wamusambanyije nini yego mubaze ari indaya n'abakiriya benshi nabaye abenshi baba ari abakiriya none kuko keshi dutera indaya amabuye ariko zifite abakiriya tukabihorera ari iduka waranguye ibicuruzwa n'abaza kuguhahira benshi nabaye abenshi nabaza kuguhahira urakoze rero ngo Yesu arangije arababaza ngo mbese ko munzaniye wasambanye ubundi wamusambanyije ari he aravuga ngo muri mwebwe ngaho utarakora icyaha namutera ibuye ngo habura n'umwe ngo mwanyoroboka umwacaho undacaho aravuga ngo utarakora ngarangira ngo madamu abakuregaga bari ngarabwira ngo ngaho genda ariko ntuzongere ukora icyaha ukundi ngo umugore agenda anezerewe mama bebe ndinde wo kugucira urubanza ndinde wo kubona kutazabona Imana ndinde wo kubona kutazabona ijuru kubera icyo abantu batakaje ubu umuntu ahubwo tukara ducima Yesu aravuze ngo nujya gutokora ijisho ubanze ure mugogo uri mu ryawe reba muri kura mugenzi reba mu ryawe ndajya kuri agakiza kawe aho ngewe ndakijijwe akoze rero imihanda iri kunyerera abapasiteri bari guhindukira aho kugira ngo inama yavunitse nko wakimbaje ngere kuri topic icyo wavuze aho kugira ngo abapasiteri basendagize inama ahubwo yivunitse barayirya Yesu aravuze ngo iyicumbagiye mu isindagize ariko ntabwo bayisindagize barayirya wagenda ugiye kugenda umubwiye ati narasambanye ati uzansange muri Bronco Delivery wahagera akakubwira ati izi n'ikindi nshaka ko byibuza ninkozamo igitsina mu cyawe ibyaha byose urabibarirwa umwuka w'abadayimoni kandi biriho cyane
cyane yandi magambo ribi ifite akazi gakomeye cyane nuko hari abantu bagiye bahemukirwa muri ubwo buryo bakabigumana mu mitima ntibabishyire hanze abapasiteri bari gufungwa bari benshi abahanuzi bari gufungwa bari benshi mbese Samu nawe urabyemera ko ibyo bintu biri mu matorero ngewe kugira ngo simbabeshye uzi kuba Kristo wenda na cameraman uri kuri kamera n'umurokore arabizi kirazira ubundi uri umukozi w'Imana gutereta umuntu wasengeye nikosa kirazira kuba pastor ni wabaye mu itorero hari umupasiteri wabonye upfukama ngo abakristo bamusengere ibyifuzo byarabigumana yego ahubwo abakristo yahesheje umugisha iyo basubijwe bagaruka gutuzana amaturo kwa pastor yego bibiravuga ngo nuko mu nzu y'Imana habemo ibyo kurya ariko muri iyi minsi biragoye yego n'abapasiteri bakiye mu rutambiro ngo batambire Imana batambira abakristo ibyaha byabo babasabire ahubwo usanga pasiteri afite akabari runaka afite inyanya Nyabugogo ari gucuruza mu biryogo ari kujya za Uganda kurangura yarinira gute inama biragoye yasengera gute abakristo abantu b'ubukwe bamusanga gute mu itorero birababaje kusanga umuririmbyi yarabaye mu idini akagera igihe kimwe yerekanwa mu itorero kugira ngo ashyingirwe ugasanga afashwe kimwe nk'umuntu wo hanze uje bagana bakamuca intebe umukeka ibyo biri mu idini yego n'andi mafaranga yandi yo kugira ngo atange uyu muntu ni umukristo yego uyu muntu yakoreye itorero kubera icyo ari kwaka amafaranga kandi ari umwana w'idini yego nigeze cyane nigeze kubona ngo hari itangazo RGB yasohoye rivuga ngo hari ngo muri ADPR numvishe bavuga ko banabiciye ngo hari igipapuro ngo cyerekana yuko niba ngo ugiye gushaka ngo bakigwa niba 5,000 hari ipapuro ngo byinshi cyane bagenda baca by'amafaranga sibyo none se wa mugani nabonye Scovia ari we muntu wabivuze bati gute niba idini ni iryacu turasenga ndi umukristo gute uza kunyishyuza icyo gipapuro kikishyurwa kandi ndi umunyedini ndi umukristo ndasenga gute uri guhindukira ukaza kunyishyuza impamvu nta rukundo rukiri mubera hari umuririmbyi wavuze ngo imitima y'abantu benshi ikeneye urukundo yaba bose bari uzi ijoro ryabaye hafi ariko urukundo rwamaze kubura mubera abantu bari gushaka gutya amafaranga abakozi Imana baje ku mihanda babwiriza ubutumwa tubabona ku mihanda tugira ngo nanjye ndimo turi mu nyungu z'Imana ariko deni turi muri views yego muri subscribe yego uyu munsi abantu niberura nka Mambe Bebe babwira abantu ko bishakira views yego ariko ibintu byo gutekinika iki abantu ubeshya abantu ngo uri mu murimo w'Imana kandi uri mu nyungu zawe bwite none se muri make ubwo biriya bintu byavuzwe kuri profete ni profete si profete uramumbwira ndibuka ura Claude ura bafunze n'umugore wiwe bamushinja kuba ni bishop Bishop Claude Bosco Bosco yego bamushinja bavuga ko ngo yatumiye umuntu ngo amusengera amwaka icya 10 kirenze ituro rirenze riri hejuru ngo miliyoni 10 ariko hari n'uwo bavuze ngo yambitse ubusa ngiye nago mbizi nago mwabyumvise wabyumvise nabyo nzi ariko ikakano kariho bavuga ko ngo byabikoze ari kumwe n'umugore wiwe dushimiye Imana ko uyu mukristo yaje gusohoka uyu pastor yaje gusorwa muri gereza ubari hanze ayo makuru sinzi nimba yazi ubari hanze icyo ko yatanze ingwate yego ariko kuburana ari hanze ariko mu byukuri Imana yaduhereye ubuntu nidutangira ubundi ariko nanone abo twasengeye abakozi b'Imana nibibuke ko ari abatambye bibuke ko ari abahanuzi cyo nicyo ikintu kibabaje mama ngiye nkubwiza ukuri ngiye ndagaye abakristo bamwe umuntu ukamusengera ukamuheka mu isengesho ukamusabira urugo ukamuhuza Imana ikamuha fiyasi agategura ubukwe agashimira abo biganye si wakoze ubukwe yego warabukoze oya ntabwo ndabukoze yego nubukora uzabikora icyo ngiye kuvuga ugasanga ukoze ubukwe ushimira abo mwiganye ushimiye abo mukorana ushimiye anko ba anti shimiye mama papa uba mwambitse ingofero ariko kwibagirwa umuntu waguhetse mu buryo bw'umwuka
kuwagurutse umuhanuzi wakureze waguriye imisozi wagusengeye amanywa nijoro kandi waramuhaye icyifuzo wagiye utaha ubukwe bw'abarokore hari ahantu wabonye umuntu yiyamina avuga ati hahaguruke mama naka mama bebe yaransengeye nkurwa ku mutima Imana iransubiza amafiyasi nahaguruke mwekada bigaragara hake iyo dusengeye abantu bakura indege bakageza Canada na Amerika n'ibindi bihugu iyo bageze bahita bakuboroka oya tubongere kuvugisha se hari umugore nigeze nsengera arambwira ati nukuri ibi bintu mubwiye Imana nibisohoza nzaguha intebe zo mu nzu ari bubihize natangajwe no kubona ya poste nzagezeyo mubajije kuki wagiye utambwiye ko wageze byibuze arambwira ngo yewe ngo nyine azana utuntu twisara nyuranguramo nyuragano ndamwana okay Bibiliya ibyasho 11:6 hari ijambo rivuga ngo dufite ubushobozi bwo guteza isi ibyago byose uko dushatse no guhindura amazi kuba amaraso no gutambagira isi nshaka nagutera sifira nka kujyana Canada nabishaka nkagukurayo izo mbaraga mu buryo bw'umwuka ndazifite okay nk'ubwo uko wamujyanyeyo birashoboka ko niba ushobora kuza ukavuga ngo ndasaba Imana visa mfite n'uburenganzira bwo gusenga Imana Canada kakurambirwa kakohereza muri Afrika birashoboka muri make bajye bitondera ubuhanuzi kandi bibuke kuza uranyeneye nakubwiye ngo uranyeneye ndagukeneye abantu nibiyoroshye imbere y'umuntu harundi yego kubera icyumva ko ntacyo maze kubera icyo wumva ko ntacyo mariye ariko nawe wamuhanuzi wa profete we wiza kunyaka ibirenze nkuko biri kugaragara ko bishop yatse umuntu ibintu birenze uzi ijambo ryitwa abakire nkunda abakire Imana izame gupfanyiza nta mukire ujya gusura umukire mugenzi we atagishe muri alimentation ajyana igihwagari akajyana nido cyangwa wine ariko reka yego cyangwa wine kubanywa akantu nyine wine ari akantu sinzi hanyuma umuvinyo kodayiwe hari umuntu wambwiye ngo n'umuvinyo hari umuntu wigeze ambwira w'umunyamurenge ngo n'umuvinyo ntabyo nari ibyo ngibyo by'imivinyo njye nkibaza mama niba uyu munsi umuntu ashobora kuza iwawe agataha umugaburiye yego reka tubibwire abantu badukurikiranye sibyo mfite umugore n'urugero yego ubu nawe mfite umugore ariko n'ubundi buhamya tuzagaruka ikindi gihe mfite umugore n'abana nje kugusengera iwawe dukomeze usike dukomere ingasire yego kandi gusenga nibutse abantu badukurikiranye ntabwo abantu bose bazacuruza yego ntabwo abantu bose bari aba YouTube yego ntabwo abantu bose bazajya kuri kamera ngo bavuge nk'uko tuvuga hari ibintu tuvuga bizafasha abantu badukurikiranye abantu nibadukunda bakugurire kamera abantu nibankunda bangurire kamera sibyo w'Imana kutera imbere yego rero birababaje ko ngiye nshobora kuza iwawe ukiyaranje ukanyakira ukangaburira ariko uyu munsi nubwo nje nkazi iwawe tugasenga ukabungaburiye nkakubwira Zomene na Zapaya nimbigeza mu rugo ibyo umwana arabirya oya wabyishyura minerivare y'umwana Zapaya oya Zomene wabyishyura landlord oya kubera iki abantu bumva ko iby'Imana ari ubuntu Yesu ajya ku musaraba akamena amaraso kugira ngo tubone ubugingo nta muntu wese utacitse ku icumu ry'ibyaha twararokotse ku icumu ry'ibyaha turabacika ku icumu ry'icyaha umuntu wese uri mu isi Kristo yaramupfiriye amena amaraso y'igitambo ubu Kristo ni kimwe ego n'uburokore ni ikindi twe turabarokore ubu Kristo n'uburokore biratandukanye umva kakana umurokore ni umuntu warokotse wakiriye ibyaha okay Yesu ajya ku musaraba avuze ngo byose birarangiye ubwo twese turabarokore ariko ntabwo turabakri muri yaravuze ngo pepe tuwa yaravuze 108 muri yaravuze ngo ngende umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima aravuga ngo kinyibagize ibyago byose nkumva ndowe n'umwami aravuga ngo nituba hamwe nzahoranesha yego uriya pepe tuwa ngo bafashe ifarashi bagiye kumushingira umwana w'umwami ko ngufata bamushaka ngo baramufata ukuguru kumwe bakubamba hari ukundi bakubamba hari ziramutanya kuza ariko avuga ngo umukristo niba uri umurokore byibuzanye umugarurire mu Kristo abantu benshi muzabona n'abapasitoro n'abaki nuko batigeze bahura na Kristo ntago abantu bose bahuye na Kristo abahanuzi bari kujya gusambanya abantu ntago barahura na Kristo yego abakristo bashobora gusengerwa nibagiye gushikaruka gushima mu Rwanda bamasengesho yitwa garuka ushime aba bakristo nibarahura na Kristo iyo wahuye na Kristo n'uyu mupira wambaye
arakubwira ati Samson ko yambaye ubusa wamuhaye umupira ukawukuramo. ibintu nabonye usibye uyu mwuka wamaze gutera nk'uko wabivuze abakozi b'Imana nubwo nyine bya bintu byarivanze ariko mu rusengero no hano haba amafaranga atarimo signataire ngo abantu basinye ingacibye bubatse gabateza ingaro umwagira icyo mupfuri pastorine wagira icyo tuvuga tujya kurega uyu tujya kurega bimeze nk'abaho mu rusengero waje divorce bityo bati ngewe naramusengeye anyaka miliyoni 10 asubiza yanjye kandi byitwa umutima ukunze niwe wabikoze ubishaka yego wari ubizi ko ufite ikintu dupfa naza kuri kamera nkakwandagaza wowe ntahita mama bebe uyu mubona ntago ari umuhanuzi n'indaya korana n'izindi mbaraga kugira ngo abakunze banyange yego none se nge twashwanye ndi pastor cyangwa umuhanuzi bamvuga birababaje nanga umukristo uharara uramucuze kuri iyi cana uje guharara uyu mubyeyi ntacyo byaba bimaze gifite agaciro dukeneye abakunzi ntabwo dukeneye abafana cyane umukunzi uzanambana wabona views 100 abati sinzamuvaho ndakomeza mbe muri babandi wabona views 10,000 nzagomana nawe ndi muri babandi 10,000 ariko nkunda kwirira inyama uzate umunsi tuzuzuza 10,000 byo basubscribe uzadutekera inyama twirira inkoko wereka tuhere ku gihumbi ejo bundi nitugira igihumbi nzagutumira igihumbi n'udukeya nawe mana we igihumbi koko mana mumwe ugifite bangaye tubaze kugera kuri 530 reka tubasabe magana reka tubase 270 basi mode tugira igihumbi tureko tubamonetize twitwa abakozi ba YouTube ariko bya bitwaye yego nta nicyo bisaba aho turahava urumva noneho sa hari ikindi kintu ushaka kuganira nasobanukiwe nabyumvishe kandi ndagira ngo n'abantu babifata gukundi kuntu umuntu akumva ko niba wamusengeye urahita ugenda birangira kandi ikindi niba wazanye ishimwe n'umutima wabo bivuze neza ngo n'umutima ukunda ntabwo ari kontra tugiranye akazi ngo akakazi nutagakora neza uzansubiza ibyanjye tubwizanye kuri tucyanzura si wabyaye yego si wagiye guhura na dogiteri yego warishyuye ni wishyuye narishyuye guhura na dogiteri urishyura ni wishyura unishyura mbere yuko mujya kubonana kubera cyumva ushaka guhura na dogiteri w'umutima wawe umuhanuzi umukozi w'Imana ukumva ko iby'Imana ari sesabayore kandi wamugani nkuko wabivuze wamuvuga butumwa afite umwana uzabuziranye na gitifu yego azi kutanga umutekano neza azi kuri inyangamugayo mu mudugudu niyo wagira ikibazo iyo utabaje baragutabara mu bambere Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi yego nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso yego Imana yabango nkunda abankunda abashakana umwete abanyanga ubwo bazayibona biragoye abatayikunda bazayibona biragoye ntabwo Imana ifite ibintu byo gupfusha ubusa oya ihereza uwayishatse niba nshobora guhura na dogiteri wajya ku mupfumu ukishyura nta mupfumu utahinga nta mupfumu utashyira inkoko ukamuha ibya mirenge basarongo ntabwo tubumvise bagiye batuburira abantu ntabwo tubumvise amamiliyoni n'amamiliyoni ntabwo wabonye itaje ejo bundi yuzuje ariko birababaje ko uyu munsi wafata ihene ukayishyira umupfumu barabanga iby'abapfu biribwa n'abapfu dufite abakozi b'Imana basengera abantu babandi basengera bagasura inyuma kuraguza ubuyobe zero ngo bumve ko bihuye n'iby'Imana yavuganye nabo niba bagusengeye guma mwisengesho wige no kongera kwibariza nicyo ushaka kutubwira kuko hari umuntu ugiye avuga ngo reka njye kwibariza dutoya hano ntabwo nzi ko riri aha Yesu hari ijambo yavuze aravuga ngo ndibuye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko rikomeza ifuruka kandi Kristo ni ikimenyetso kigirwaho impaka mbibwira abantu badukurikiranye niba babasirimu abantu niba babasirimu iyo umuntu ari gukira kwa mbere ni mu mutima cyane hari umuntu ugira amafaranga ashorera mu mujyi hariya hakurya yajya kurya akajya kurya Nyabugogo muri Dobandi dayimoni kamukura mu mujyi kajya kumurisha ibiryo byahe ukaba ufite amafaranga dayimoni akamubwira ati ntutege moto genda n'amaguru ugere mu mujyi kaba n'abadayimoni cyafata shira umuteto cyangwa ufate shira ubundi reka mbabwire kandi uyafite mva mama dayimoni y'inzara yitwa n'ibiryo dayimoni y'umwanda
yicwa no koga no kwambara neza. Ntabwo abadayimoni bose babasengera. Reba icyanga uhagaze, umugabo we yakureba aravuga ati ninjye warongoye, ninjye washatse. Imana ihimbaza. Amen. Urakoze cyane, ngira ngo n'abantu bari bafiteho imyumvire itandukanye nuko nabo ntabwo abakozi b'Imana ntabwo umva ngubwira ko basobanukiwe. Ntabwo abakozi b'Imana barya ibi byatsi, barya amafaranga. Zakubeshya. Ntabwo abantu bose bazakora muri biro, ntabwo abantu bose bazabacamanza, ntabwo abantu bose bazaba depite, ntabwo abantu bose bazakora muri shike. Ahubwo hari abazasengera bari muri shike babona umugisha, hari abazasengera bari muri biro amahoro aboneke, bahemgererwa igihe n'igihugu kugira ngo kibone. Yego, igihugu kigira amahoro. Biravuga ngo mu gihugu habonetse abantu banihira igihugu, igihugu cyabona amahoro. Ahubwo abakozi Imana turi kuniha cyangwa turi mu batiku gusa. Urumva neza? Imana yabari dufite nk'abakozi b'Imana, tutarabakozi. Aho kugira tubakozi b'Imana, twabaye abakozi b'isi, tubakozi bayo, tubabakozi b'abantu. Twabonye n'abantu iyi mihanda ugira abafana, ukabona wadutsweho n'ikibi, ukabona nyine kugira ukizimanye, ugahita wishyura abantu baza kukuvuga neza. Yego. Birahari cyane ukaba uri umunyamara, ariko ukwishyura abantu baza kukuvuga neza. Twebwe n'abantu tuzi kuvuga Yesu neza no kuvugira no kugira ngo Moza TV show uyu munsi wa none abakunze bayo banezerwe. Akindi tubwira abantu kuri. Ese umva nkubaza, kugira ngo bura umuntu ajye kwitwa profete biba byagenze gute? Ko profete cyangwa n'umuhanuzi. None se hari amashuri bisaba, hari icyambere ntago ari byo biga. Ntago wenda nubwo indimi za benshi bazipirata, ariko ikintu nkubwira nshuti yanjye, cyambere uratoranywa, urahamagarwa umuhamagaro w'agakiza. Imana ikabona kuri umukozi wayo ikagutoranya. Njyewe urugero kuri njye nasengeye impano z'Imana imyaka 9 kugira ngo Imana ishyiremo impano z'ubuhanuzi. Nerekwe, manure, mvuga indimi. Njyewe ururimi mvuze icyumweru kimwe Imana iraruhindura. Ururimi mvuze icyumweru kimwe Imana maze kugera nko kuri rwa 400 byibuze. So mu yandi magambo rero, umuntu aba umuhanuzi kuko Imana yamwishimiye, yamutoranyije, ibona ari umukozi wayo, kandi umuhanuzi utagira ibanga Bibiliya imwita ikibuno. None se babandi babivugira mu bantu ubwo ntago barabahanuze? Urugero ukaba waza ukansanga hano mu bantu benshi, ugahita umbwira ati wasambaye Fosete wowe, ukavuga ibintu byose. Ese witwa Fosete? Urugero yego, nibyo waruvuze. Yego, ubwo icyo gihe gatsindwa umuhanuzi wabuze ubwenge yitwa ikibuno. Ubu nji wawe yitwa igiki? Ikibuno. Ikibuno kino tugira? Yego. Kitagira ubwenge. Bibiliya kitagira ubwenge gute se? Ikibuno nyine ikibuno nta bwenge kigira se. Agaciro kigira kiricara. Uwicaje ikibuno. Icyakora ubwenge umuhanga yaravuze ngo ubwenge buba mu kibuno. Warubizi? Iyo umuntu yicaye uricara, ukiga, ugafata bikajya mu mutwe. Ubwo umuhanga rero avuga ngo ubwenge buva mu kibuno, kuko ni ikibuno uba wicaje. None uticaye se wakwiga gute? Hanyuma rero umuntu aba umuhanuzi. Yego, umuhanuzi w'ukuri nyamukuru nk'uko warubajije. Uzamubwirwa n'iki? Kuko Samu hari uza twagiye tuba ngo labada, njye ntago nzi kubivuga ngo ndi kwigana ibyo bavuga. Shikara ya baba. Ngira gutya ukavuga ati uyu nguyu ni urimo none. Ni urimo amavuta, ukavuga ati amavuta ngaye. Warangiza ugasanga hashize indimi nago. Kuvuga indimi ntago bivuze ko umuntu avuga indimi ari umuhanuzi. Indimi ni kado Imana iguha, nkuko wa muno mupira nka kado. Uyu mupira sinawambara unshaka. Ese kugira ngo kugira ngo ujye kuzivuga biba byatewe n'iki? Birizana cyangwa njyewe njya kuzura umwuka wera mwabwe indimi. Cyambere natangiye cya mu bitugu, nkumva nk'ipasi rakokeje, ugashya none ujya kumva mu mubiri haje urubura, baravuga ngo umwuka rotsa. Kumva urubura, urabona nka rwa rubura rwa televiziyo rwa kera rw'amasaka, kumva rukwirutse mu mubiri, none gutangira gutitira. Mbese birabandi batuzera ngo hari abatabyititiza. Oya pe, hari dutangira kumva somene, kumva bwa nyuma na nyuma ujya kumva ngo ti, uko umwana atangira kwiga kuvuga akano ti kakaba karaje, ushaka kuvuga ngo tizima eriwi, utangira uko nyine
kandi ntago nesizo ndimi ubasha ko wazisobanura ukavuga icyo bivuga siwize yego warize yego ubu none ahangiye mu mwuka nkasenga ubu n'abadukurikiranye babitubwira n'abahanga bize n'abahanga bari muri iki gihugu n'abadiaspora nimvuga ururimi ukarusobanura tari mu mwuka uzaza uvuge ko wize uru rurimi rwumvwa n'abanyamwuka ntago rwumva n'abanyamubiri ese mvuze zopa yamenya mvuze iki nta wabi n'abaheburayo barwumvwa nawe kandi ikindi cya kabiri umunyamwuka yavuze njyewe ndabyumva ibyo uvuze ndabyumva okay nshobora gusenga nkumva indimi nk'imvini umwuka akajya ambwira ngo mubwire ngo muhaye amafaranga bisobanura mu ndimi ngo haye umwuka wera bisobanura mu ndimi wowe ukabisemura mu njyewe iyo mvuze ndanisobanurira okay urumva kandi ikindi je sinjya nsenga amagambo atanu wenda Imana ifashe nidusenga umwuka simbizi ariko my dream for me Imana himbaza amen yo dushima Imana yaduhaye kategori y'umwuka dushima Imana yaduhaye risasi y'umwuka iyo tutagira kuvuga indimi ngo twuzure umwuka twari kuba bande iyo we Mana we tubura icyongereza tubura n'umwuka wera n'igifaransa tubura n'igifaransa tubura n'igiswahili Imana itwime mwuka bari itwime kuvuga ururimi yari kubidukuriye Mana we Jesus nguhaye isari ndagushimiye uriyo kwizerwa amen tuta benga zarema tando meneva drome shaida gweta lala saloba toketa labi ekotime si my gande mo fi my grass si my go pene watando my grome for me ota piko sima shimiye Imana amen ko wize ibyo mvuze wabisobanura habe ni wida tonima kando deko pen nevozo atri ni Imana ivuganye na tribunal natwe kuko no umwuka wera ari kumwe preach kubera iki Yesu ngo bari hamwe mu cyumba cyo hejuru mwuka wera ngaramanuka tangira gukwira mu cyumba bari bicayemo ngo buri muntu ahabwa ururimi atangira kuvuga ururimi mwuka wera aye kuva bajya kubaka umunara w'Ibabeli ngo barubatse ngo bagiye kureba Imana hiri Imana irareba avanga abantu bagiye ku nsumbu irabatatanye bahi abamwe bavuga icyongereza abandi kiratena abandi kiromana abandi kinyarwanda abandi giswahili ngo nuka ku kanya buri muntu wese avuga ururimi rwe kubaka umunara birabananira kubera ko ntayo bari bafite uri bubasemurire se bari bagiye kumenyera Imana bari bagiye kwinjira mu Mana cyane iyo regra yusesenguye Imana kesho urayoba nibyo iyo kirirwa gagiye kuvanga Imana nibaho Imana ubundi agakiza keshi gahindura abantu injiji mvuze ijambo rikomeye agakiza keshi ushobora kukagira ugahita ubona ko kutunga dread ari ubupagani agakiza nago kaba muri dread gakiza kari mu mutima ugacira umuntu urubanza agakiza nago kava mu maherena wambaye agakiza kaba mu mutima urakoze cyane tu pikosima for me tuziba abandi bambara amapantaro bakambara mina ariko bagira umutima w'urukundo no gufasha cyane no gufasha urakoze ariko umuntu yababona akabacira urubanza uriya ni indaya uriya zarimbuka uriya zashye ndinde ko kubwira ko utazajya mu ijuru ni njye urisinyaho ntago ijuru ari urisinyaho uwageze mu ijuru akazana impapuro z'ijuru azavuga kabera batagomba kurijyamo atwereke n'abakwiye kurijyamo n'abadakwiye kurijyamo hanyuma hari korase twavugaga ngo bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana wonzana Imana haleluya wongereho uti urasana Imana gusa hanyuma ndeba urambonamo Imana yego nawe ndakubonamo Imana hanyuma tubwira abantu badukurikiranye ntabwo Imana iba mu ijuru Imana iri muri wowe Imana iri muri iki yego Imana iri muri wowe Imana iri muri iki umwuka azambwira ngo muhino mikoro Satana akubwira ngo nuyimbuye Satana ari muri wowe n'Imana iri muri ariko kesho tujya guhigira Imana mu ijuru nyuma y'ibicu abahanga n'abatekanise n'ibyogajuru byagiye n'ibyagerayo ntabwo bayibona navuga amagambo nk'aya marayi nabakunda ntabwo nabona iko mvuga nukuri oya ukomeje kwanu keza Sam uravuze ngo abantu bacirana imanza sibyo turabona usanga hari abantu bamwe na bamwe bavuga ngo kuba witwa umukristo kuba ufite agakiza nuko uhora wambaye ya majipo maremare nuko
udapfumuye nuko udafite dread nk'izi zanjye nuko ufite umusatsi wawe wanateruka zirikamo igitambaro nicyo kikugaragaza ko uri umukristo kandi nyamara babandi usanga nibo bagenda nyuma twumva ngo pasiteri yaransambanyaga pasiteri asambana hanze gutya sibyo ugasanga bashaka kugaragaza ko nubwo gusambana bibaho ariko bo ntibabikora kandi babikora bwihishwa ibyo bintu mbabarira bimpuriza hari indirimbo ndabihoza mu ndirimbo murimbye yaravuze ngo uwore mukenyeye mu mitima amatabaza yanyahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima imyambaro yanyu si ibitenge cyangwa imishanana imyambaro yanyu ni imirimo imwe yo kwera no gukiranuka uzagurira umuntu ikibiriti uzumva amagambo akubwira azakubwira ngo Imana iguhe iki umugisha uzasura umurwayi azakubwira ngo Imana iguhe umugisha Yesu ngo azabwira indyarya zibwira ngo mumve mbere nka nkozi z'ibibimwe nari ndwaye nimwansuye nari nshonje nimwangabure avuga ngo kutwa tutakubonye hava ngo ubwo mwabikoreraga bamwe muri mwe ubu uyu musagize umuntu ufashwa kambwa ati Samson ndumva nyene none ko uzagaruka mu kiganiro wambaye costume ubu namba umupira w'imbeho twambaye amajapa twese nagara ya company ya channel zacu oya nayo twiguriye none tukavuga ati noneho ugarutse wambaye ikanzu nziza nambaye isuti dukeye iyo umuntu aceye n'Imana bikeye iyo umuntu yariye reka nkubwira aka kantu n'abantu badukurikiranye ntihazagira umuntu uzi wawe atatariye uzambabarire nibiba na ngombwa uzihandahande uvuga ati byibuza akira n'igikoma ariko ave mu rugo agize ikintu kwaturaho umugisha atabivuze se ukakimuhereza wenda ntakubwira director mu mugisha wawubonye ntago ari ngombwa ko avuga umugisha Abrahamu yarabwira ngo ni ngombwa ko muca mu rugo nimuze mujye kurya byibuze nimuze mujye kurya mu rugo ngo babagira inka ngo abantu zaravuga ngo umwaka utanga iki gihe ngo mare guhaga uzabuka iki umwana w'umuhungu amen mu yandi magambo rero umugisha urakorerwa na mugisha w'ubuntu baho Imana ntago ifite ibyo gupfusha ubusa ariko abera twumva ko iby'Imana ibyo kwa Yesu ngo biranagana no kwa Yesu nago binagana kwa Yesu niho haba mayibobo niho haba abantu batize badasobanutse oya kwa Yesu nabasire mu busira uno kuntu udatunze Yesu reba isaha uhagaze ijapo uhagaze dread zawe ni hejuru ya 40 bagusukiye wari sobanukiye diamond zaragwiriranye nimene usigaze kuyisiga ibintu bigasobanuka akaburaka kawe kakagenda kakaka ntago enedrome nudacya nguce hano hanze arabagore arabakobwa bazi kwitaho cyane uzarangara bagutwa umugabo bamugutwaye kandi wanze kwiyitaho abadakoresheje inzaratsi bafite ubwiza uzabana muri kubyara wowe uzinyashi bafite uzi ukuntu bakeye uzi ukuntu bazana abasirimu muri make babandi biyambika birebire subiza amaso inyuma ubutaha uzanegura ikiganiro mbwirize tuvuge ku kintu cyitwa ubunebwe buba mu bagore b'abarokore bigatuma base ninjye ukikwisabiye ubunebwe buba mu bagore b'abarokore bugatuma basenya ingo bitewe no kutita ku bagabo umugabo ngaruke nerekana abantu iyo umugore abyaye abona ko urukundo ruha abana akibagirwa umugabo wamubyaje kandi burya abana bose bapfa akakubyaza abandi agaciro niki umugabo uza amasengesho wasenze usaba Imana umugabo none kuki utasenze usaba umwana ariko ubona umwana utabonye umugabo ariko abantu benshi baribeshya cyo kiganiro zagitegura tugiye abantu koze cyane rero Imana igumugisha nayo oya nago warampuriza neza ikintu cyo kuba umuntu atakwiyambika neza w'umukristo ngo avuge ngo urakoze nabyumvise kandi ugasanga nibo biri kandi abarokore barasambana cyane urabyemera nawe kandi bwihishwa barasambana ugasanga mwe yambaye ibintu ku birenge bigera ku birenge nimugoro barabizamuye cyane ugasanga wa musiramu witandiye yageze ku birenge mu gihe cyo gusara yasambanye kandi kuki bo bacira abandi imanza abantu tuba mu buzima bwo kwereka abantu ko turi beza Imana yatureka abana turi ibituro bisize ingwa bidakeye ibyo bimaze iki nta na kimwe kwereka abantu ko dukijijwe ari Imana ituboneka tuvuma bimaze nta na kimwe igifite agaciro nukubaha Imana igifite agaciro
ni ugukiranuka. Ntabwo Imana iba mu mapantaro, ntabwo iba mu maherena, ahubwo Imana iba mu mitima y'abera. Wowe wareba umuntu wambaye ipantaro n'uwambaye mini ukavuga ko nta juru azabona Imana, yakurebeka avuga Mana ni igitono uri imbere yanjye, uwo niwe uzabona Imana data. Ibindi byose ni ubusa. Ngagira icyo ubabwira sa, gira icyo ubwira abantu bafite iyo mitekerereze, abantu bafite imyumvire, bafite ubukene bwo mu mutwe imeze gutyo. Yego, nakubwiye ngo Yesu yaje areba indaya, aza areba abajura, aza areba abantu bamwe b'ibyaha bakarabutaka, abari bahagakiza. None wowe uri kureba umunyabyaha. Twajyaga twicara ahantu rimwe mu itorero, nashatse kuvuga nakwicarana n'umuntu ufite direde ukajya uvuga ngo mu izina rya Yesu utoka Satani, yaze yisize ruje arevye. Reka nibutse abantu mu itorero, si basenze mu madini menshi ikintu n'umukobwa. Wigeze ubona umuntu utanga ituro wenda ariko mu buraya n'umukristo ry'igaburo ngo barirobanure bakuremo ituro n'iry'indaya? Oya, iri ni iry'abakristo ukijwe neza, mu yarobanure tuyasengera inyuma yose nibayakoresha mu itorero. Yego, kubera icyo uvuye Musanze ukaza Kigali ugasanga idini rimwe tudashatse kuvuga, ntabwo twaje gutunga imbere amadini. Nta n'idini rizajyana idini rya mbere Imana yemera nirifasha indushyi n'abapfakazi, kandi itorero ry'umuntu n'umutima. Ariko ikibabaje uyu munsi wa none, iyo wa muntu avuye Musanze akagera Kigali agasanga mu itorero iwawe utari uwaho, wasutse igisuko nagabura urya, ntabwo uri umunyedini. Bimaze iki? Kandi idini ntaho ritazatugeza mu ijuru. Iki kintu numva nabwira abantu nibace calm down, abantu nibace bugufi, bamenye ko icyubahiro ari cy'Imana yonyine, ibindi byose bizashira cyane. Abakobwa bumva ko ari beza, bumva ko ari bitonore, abantu bumva ngo ninjye uhanura, ninjye bisohora, ntabwo ari uhanura, ni Yesu gukoreramo cyane. Kanibwirira abantu barushye, abantu bumvaga we wakoze ibyo ukumva ni wababarirwa. Yesu aragukunda, ni wowe kubabarirwa mbere y'abandi. Ahubwo abantu bumvaga ko abahanuzi bakubeshye, ntabwo ari abahanuzi bagusubiza, ni Imana igusubiza. Wikwitwaza abahanuzi. Ndi mikoro ishinzwe gutanga ijwi muri kamera, igatanga ijwi ariko ntabwo isohoza ibyo Imana ivuze. Rero mu yandi magambo turi mikoro abahanuzi, niba nkubwiye ngo urabyaye tegereza urubyaro, kandi nawe ubisengereza. Kuko ndetse n'uwo wasengeye yizere ubuhanuzi. Hari abantu baho ubuhanuzi, nawe ubwe ntagende ngo bwa buhanuzi akomeza asenga asaba Imana. Ndakubwira aka kantu, iyo uri umuhanuzi uganirira umuntu utakwemera, utemera amavuta yawe, niyo wanura amabuye akamanuka, amabuye agahinduka amazi, ntabwo bisohora. Ibisaba kwisanisha n'amavuta y'uguse, kubanza akemera umusengera. Uzarebe muganga yaguhaye paracetamol niyo urwaye malaria, kayaguha neza atakukashamiye, urakira. Rero Imana ikumugisha. Abantu rero bakeneye, reka nibwira abantu bakeneye gusengera kuri Patchline ikiganiro cyacu. Nomero yanjye ni 083 92 72 85. Si ugusengerwa gusa, wajya ku buri channel yacu kadushyigikira kuri Yubahe TV, Amashimwe TV, cyangwa ufite n'ubundi buhamya. Iyi ni imikoranire ko na Diamond ifite kurwanya hanyuma, cyangwa n'ubundi wakeneye no gutera inkunga umurimo w'Imana, cyangwa se ibiganiro byacu. Iyo niyo nomero yanjye 83 99 7 Iyo ni nomero. Nukuri ndabakunda cyane, nta muntu ngira nanga byo kugira ngo nkubike mu mutima. Najya ushaka gushaka agafuka k'umuceri muri butike nkakabika iwanjye, ndakubika mu mutima uri iki wowe. Nibyo nta muntu ngira nanga. Niyo mbonye mu rugendo tutagendana ndakureka afazari, nibyo byiza. Nawe umbabaje ejo ndakubyukira mu rugo nkabwe ni waraye umbangamiye. Nibyo byiza. Aho kugira ngo ukomeze wikorera umuntu, ndakubika kwa nini. Yego, umuntu afite ibibazo by'isi yikoreye by'ubuzima, mfite byinshi amagambo afite n'igihumbi, ndavuga ukagira ngo ndacometse. Ndamushimiye Samu cyane kuba yaje kwifatanya natwe kuri Mpoza Stories. Ariko Samu, mbere yuko dusoza, ndagira ngo ugire icyo ubwira. hari wagikomosha, wabaye nk'ugikomozaho ikintu bita ubuhanuzi. Birasabwa iki kugira ngo bwa buhanuzi wabwiwe busohore? Birasaba kwa kwizera gusa, nkizera wowe ibyo umbwira kugira ngo ubuhanuzi busohore. Icyambere umuntu wahanuriwe asabwa kwizera, kabiri agasenga. Na wa wundi wahanuye ubundi biravuga ngo ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Sibyo?
manure nikomanze mu gatuza ngo numve kandi nge muhanuzi uriho, Yego. ahubwo nge manure ibyo nategetswe, mvuga icyo Imana imbwiye, nashyizemo amarangamutima yanjye na montage kugira ngo abantu banyemere. Uvuge ibyo by'ubuhanuzi uhawe. Yego, dufite ibintu byinshi twakora, twakina amafilimi, twayobora ibiganiro, abantu bakatwemera tutagiye kubeshyera Imana. Rero uyu munsi wa none ikintu Imana dushakaho umuntu nyine wamenye Imana, yizera Imana, usenga byo kurasenge, ugira urukundo rugire. Imana yambwiye ibintu bitatu: imirimo, gusenga, kwizera. Ibyo bituma umukristo asubizwa cyangwa yajya mu ijuru. Urakoze cyane. Nta kindi. Urakoze. Rero Samu, hari ikibazo njye nkunda gusorezaho, ariko wowe nabyumvise, wowe uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, wizera Imana kandi unemera Imana. Ndashaka ubundi mbere ibintu bintandukanyiriza, kwizera Imana no kwemera Imana bitandukanira he? Kwizera Imana no kwemera Imana gikomera. Hanyuma icyambere urabanza ukayemera. Yego. Cyambere kugira ngo ngukunde ndabanza nkwemere. Wowe kandi agusobanura neza, umwuka aramfasha. Ndabanza nkwemere. Nimara kukwemera ibyo wama byose nakumva ari ukuri. Umuntu muteretana, umuntu mukundana, niyo yakubwira kubeshya ubabona ari ukuri. Niyo yaba aracitse ukuguru ubona ari we mwiza. Rero banza wemere Imana, urumva uyikunde. Urumva? Yego. Nurageze uyizere ibyo izakubwira byose. Nkundira Imana y'amahoro, ikubwira ngo nza gukorera ubukwe niguha itariki, nza guha urubyaro nikubwira itariki, nza y'Imana, nza imuhanuzi arakubwira ngo ndakugaburira ejo ukaburara bakana inzara ikakwica. Kandi ufite rya sezerano ry'uko nzagutunga, nzakugaburira. Sezerano ry'Imana nirihinduka. Isezerano ry'Imana ntago rihinduka. Urumva, isezerano ry'Imana ntago rihinduka. Mbese umuntu arabanza akemera, ukemera Imana, nzayimana. Rero nzayimana yo yifite muri wowe, ubaho urarama ukagera kure, ukagera ku Imana. Ushimiye Imana itagiha abana amatariki. Cyo kintu mva nakubwira. Bagakomeza bagategereza. Samu, nagira ngo dusoze uri kutubwira kuri iki kintu, sibyo? Hari abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Gira ikintu babwira, kuko iki kintu n'akantu kanyuma gasoza ikiganiro cyanjye, kuko wowe wemera Imana, ufite naho usengera, uranayizera. Ntago niriwe nkikubaza. So rero nagiraga ngo utubwire ku kintu cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Turi gusoza. Hari umuririmbyi yavuze ngo mbwirira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Si twakaririmbye, ariko koko iyo ubirebye ubona usa n'Imana. Imana ifite umutwe, Imana ifite amazuru, Imana ifite amatayi, ifite nyashi. Ubona Imana ifite iki? Imana ntabwo isa n'amazuru n'umutwe dufite. Imana ni umwuka. Yesu Kristo ni umwuka. Yesu yaravuze ngo nimunyemera. Yego. Yohana 3:16 aravuga ngo ijambo ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye tanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umwizera wese atarimbuka. Umwizera wese. Ni umugaturika? Oya. Ni umwadeperi? Oya. Ni umusilamu? Oya. Umwizera wese, uwemera Kristo we wese ahabwa ubugingo. Ubwo kashe ubugingo arayibonye. Kwizera gare kubona Yesu. Kwizera Yesu gare kumubona. Siyo kibazo uri kubaza. Abantu bizere Yesu gute? Siko warubaje? Bamwakire, kumwakira mu umuririmbyi yaravuze cyaninginga Imana ngikwereke Yesu numwakire, nami nicyo ngusabira, nahawe ikibanza mu data wo mu ijuru. Twumva neza? Biragusaba bakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwa. Icyambere barabanza bamwemere. Twabivuze. Niba mwemera bari connecta nawe, bahabwa ikimenyetso cy'amaraso yameneye ku musaraba n'umwuka wera, ari we muyobozi w'ukuri uzabayobora muri byose, batera imbere. Samu, urakoze cyane, ndagushimiye cyane, wakoze kuza, kandi ndashimiye n'abakunze ba Moza Stories twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Samu yatubwiye ibintu byinshi cyane kandi byiza, iby'umubiri n'iby'umwuka. None uyu mubyeyi ngafite ngicyifuzo cy'abasubscribe ng'igihumbi, none nagusaba 10,000, none uri gusaba 1000. Oya, nago nabyanze, nabyakiriye. Biravuga ngo nimugasabe nabi, ngo impamvu mudasubizwa musaba nabi. None ndazamutse, ndashaka abasubscribe 100,000.
Wow, icyo gihe amen. tuzajya guserebura ku Gisenyi. Mana Urumva? ndabyakiriye. Ntugasaba Imana. Nirukanye umudayimoni uri muri uyu mubyeyi usaba subscribe 1000. Musaba 1010, 50, 100, byibuza nawe tukabona uri kwamamara nk'abandi. Amen, Inkuru amen. zawe zikundwa, Amen. abantu babona ineza y'Imana. Nta kindi. Urakoze cyane. Imana igumugisha ndagushimiye. Turabyakiriye kandi Sam wakoze cyane. Imana igumugisha. Twakwigiyeho byinshi kandi ntekereza ko n'umuntu uzareba iki kiganiro hari ibintu byinshi azigiramo. Uzagaruka reka tuvuge ngo hari ibice bibiri by'ikiganiro uzaza kuduherezaho. Icy'abagabo badafasha abana babo nicyo abarokore bituma batubaka ingo bitewe n'agakiza ngo barimo. Hanyuma tubabwire ngo tuzogaruka. Murakoze cyane. Imana ibarinde.